aranatubwira ngo bidashobokera abana b'abantu imbere ye birashoboka. Data turagushimiye ibyo wakoreye abavandimwe, turagushima ibyo wakoze mu buzima bwa Shyaka, turagushima ibyo wakoze mu buzima bwa Marie Chantal, turagushima ibyo wakoreye Emanuela, turagushimira ibyo wakoreye Mignon, turagushimira ibyo wakoreye Filemon, ndetse n'abandi bose batashoboye guhaguruka ngo baze hano imbere. Imitima yacu iragushima, turagushima ko wabakuye mu rupfu, turagushima ko wakinguye imiryango itari yoroshye ko yakinguka, turagushima ko wabakijije agahinda, turagushima ko wabarenganuye, turagushima ko wabakijije indwara, turagushimira abo wahaye amahoro yo mu mutima, turagushimira nyaguhora ku ngoma ibivugika n'ibitavugika, tuguhaye icyubahiro Uwiteka Mana Nyiringabo. Umubabaro w'umuntu umutima we niwo umenya, ariko Uwiteka we ntarira na rimwe ry'umwana wawe ritakara hasi, byose ni iby'agaciro imbere yawe. Mwami, muri ayo mashimwe tuzamuye imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tuzamuye ubuzima bwacu nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ibigaragara nk'ibidashoboka muri uno mwanya, ibituriza ibiriza abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibihagaze bimeze nk'ibisozi bigagaye umuntu abona ko ntaho bizajya, tubikuzaniye imbere yawe muri uyu mugoroba. Turasenze ngo iyo misozi irambarare ihinduke ikibaya, abahungu bawe batambuke, abakobwa bawe batambuke, uburiganya bw'umwanzi Satani bw'uburyo bwose buri ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bumenagurika uyu mwanya. Igitutu cy'umwanzi Satani, imbaraga zikuzimu zihagurukiye abahungu bawe n'abakobwa bawe, zibatsikamiye ku majosi, zituma batumbabuka ngo bagushime. Izo mbaraga ziciriyeho iteka mu izina rya Yesu. Abisabira gupfa, abari munsi y'igicucu cy'agahinda, abatwikiriwe n'igicucu cy'urupfu, izo mbaraga ndazimenagura mu izina rya Yesu. Imbaraga z'uburwayi zikomoka ikuzimu, itegeko ribi ry'umwuka ryashyizwe ku buzima bwabo, ngo barorongotane, ngo badatuza, ngo badatekana, ngo badatunga umugisha, ngo badahura n'ibibasetsa, izo mbaraga ndazimenagura mu izina rya Yesu. Mvuze amagara mazima, mvuze guhirwa, mvuze amahoro, mvuze ibitwenge, mvuze ubuzima buzira umuze, mvuze gufungurirwa imiryango ikinzwe igihe kirekire mu izina rya Yesu. Tuzagaruka mu nzu yawe twuzuye amashimwe, twuzuye ubuhamya, dufite ibitsikamutima by'ineza watugeneye tukiri inaha ngaha. Urakoze Data, ijambo ryawe ryarambwiye ngo ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza, nankaswe wowe Data, wowe mwiza. Ese wowe ntuzarengera intore zawe zigutsakira ku manywa na nijoro. Ndasenze ngo ibinezeza yagenewe akiri inaha ngaha ahure nabyo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka umubere umwaka urimo amahoro, uku kwezi kumubere ukwezi ko guhuzwa n'imirimo yawe n'ibitangaza byawe n'ineza yawe. Reka ineza yabaye nk'igihuha mu buzima bwe, akanyurana nayo akagira ngo ntibaho, ahuzwe nayo mu izina rya Yesu. Umutima utekane, umutima we wongerwa amashimwe, umutima we wongerwa ubuhamya, umutima we wongerwa kuvuga ngo narakubonye mwa. Reka bibe mu buzima bwe byomatsane nabe, bibe mu rubyaro rwe, bibe mu rushako rwe, bibe muri finance ze, bibe mu magara mazima mu izina rya Yesu. Ntagire areya, ntagire agace, ntagire domaine, ntagire ikintu na kimwe cyerekeye ubuzima bwe kibye gisigara kidahuye n'ineza yawe mu izina ryawe Yesu. Turakwizeye, tuguwe neza kuko dugufite nk'Imana yacu. Si ubwa mbere udutabara, si ubwa mbere uhanagura amarira ku maso yacu, si ubwa mbere duhuza n'ibyo twumvaga bitashoboka. Twarakubonye, twuzuwe n'ibihamya by'ubutabazi, waratwemesheje, waratwunamuye, wagiye udutabara si rimwe si kabiri. Mwami, ntabwo tugira isoni zo kuvuga ineza yawe, ntabwo tugira isoni zo kuvuga imbaraga zawe, ntabwo tugira isoni zo kuvuga ubutabazi bwawe. Wuzuye kugira neza n'imbabazi ibitadushobokera. Ibyo maso yacu wadukijije isoni n'ikimwaro, wagiye udukiza gusuhuza umutima, wagiye udukiza ibitwirukansa birahindukira. Mwami, tubigenda hejuru. Twarakubonye, twabonye ineza yawe, twabonye ubutabazi bwawe, twabonye utuzengurutse urukundo, twabonye uduterura aho tutabasha kugenda. Twarakubonye Mwami w'abami, utuzamura imisozi ishinze cyane turayiminuka. Twabonye ineza yawe Mwami, twabonye ineza yawe,
twabonye umenagura ingoyi z'uburyo bwose zari zifashe ubuzima bwacu, twabonye umenagura imivumo, twabonye ucagaguranya guhora ku ngoma, ibisigisigi byadufashe igihe kirekire, twakubonye umenagura iminyururu ku bwacu, tuvamo turakira. Nuhabwa icyubahiro Mwami, imitima yacu iragushima. Reka ayo mashimwe yuzure mu buzima bw'abana bawe, reka iby'ineza yawe ntibimubere ibihuha, reka nawe Mwami azahagarare shima, avuga ko wamuhanaguye amarira, avuga ko wamutabaye, avuga ko wamurenganuye, avuga ko wamurengeye nyaguhora ku ngoma. Kandi utwihishurire Mwami waba, utwihishurire mukunzi mwiza, utwihishurire, imitima yacu ihure nawe, ubuzima bwacu bukumenye, maso yacu y'umwuka akubone Mwami waba, ngo abakurebyeho bose ngo baviriwe n'umucyo, mu maso habo ntihagira ipfunwe ukundi, uruhanga rwabo rurakomeza. Abakubonye bose, mahoro yawe y'ukuri yatashye mu mitima yabo. Abakubonye bose, ubuzima bwabo bwarateturuwe. Wasekeje Elizabeth mu bukecuru, haravuga ngo bazabyumva bose. Usetsa Sara, haravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Usetsa Elizabeth, haravuga ngo uko niko wangenjereje ukanteturura. Ujya ukura umuntu mu isoni, yarahinduranyije inzira, yarabuze yaca, yarabuze ubujya mu birori by'abandi, yarabuze ubujya mu makwe, yarabuze yakwirwa. Ujya uteturura umuntu Mwami, ukamukura mu isoni n'ikimwa, nawe akongera akaryoherwa no kubaho, akongera akizihirwa n'ibirori, akongera akaryoherwa n'ibitwenge, ubuzima bwe bukemeshwa, bukongera bukagira agaciro. Ibyo nabyo urabikora Mwami, urabidukorera tukiri inaha ngaha. Ko ni kuri, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwami Yesu abaho umugisha. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, mwiriwe. Imana ibaho umugisha, mwagize neza kuza gusenga, kandi Imana iha umugisha abatambukije amashimwe. Imana ishimwe ko yabashoboje. Murabizi guhagarara imbere n'ukuri ntibyoroha, natwe tuhagarara buri munsi biba ari ukwigerezaho. Mbese ubonye nkaho wahungira ubundi wahunga, ariko Imana ibaho umugisha ko yabashoboje bakabibasha. Nawe rero wahize ukaba ukibyicaranye aho ngaho, Imana iguha imbaraga, uzahaguruka umunsi umwe wihangane uvuga ishimwe ry'Imana. Kubera iki? Suko Imana tutayishima turi rundi bikomeza. Haleluya. Bigira undi bikomeza, bikamutera kumenya ko Imana itabara. Igihe kimwe nari mfite amadeni menshi, none umuntu hanyuma mpita mfatiraho. Ndavuga Imana, we wagiriye neza kanaka. Yari umumama wavugaga iby'Imana yakoreye urugo rwe, ni kera mu myaka myinshi. We wagiriye neza kanaka, nkajya nanabyibutsa mbibwira Imana ndi mu cyumba, mbese ishimwe ryaratambutse yashize igihe, ariko mbibwira Imana, we wagiriye neza kanaka, ndakwizeye ko nanjye uzangirira neza. Kandi nubwo uyu munsi mfite andi madeni, ariko ayo ngayo yarashize. Haleluya. Imana nihabwa icyubahiro. Haba burya habaho amadeni n'amadeni. Hari irindi rikujegeza bien rikakumaraho, hari irindi bamwe muri mwe mufite za avance sur salaire, abari mufite amadeni ya banke mwishyura neza ukabona urabyishyura nta kibazo, ariko ayo nyine mvuga namwe murimo murayumva. Rero ujye ushima Imana kugira ngo bigire undi muntu bikomeza. Sibyo nshuti z'Imana? Mwami Yesu abahe umugisha. Muribuka ko twavuze ko turi busigare n'abapapa. Ndakwinginze niba uri umugabo uze gusigara muri izi ntebe za hano ku ruhande, tuvugane gatoya, ntabwo turi utinde. No kugira ngo dutegure ya minsi yacu yo mu kwezi kwa gatatu. Muribuka ko mu masengesho asoza ukwezi kwa gatatu, nkuko tuzajya tubikora buri kwezi, tuzajya tugira umwihariko w'umuryango. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo izo nyigisho twese tuzazibemo, tuziteho, kuko umwanzi arwanyije imiryango bikomeye, kandi mu muryango niho dukomora ibiryoshye, ariko iyo umwanzi yaharashe ni naho dukomora ibitwica, ibidutera agahinda. Umwanzi rero harasa cyane. Rero kubera imiterere y'uburyo dusengeramo naho dukorera muri sale, tuzaba twarasubiye hari haruguru twita iwacu uyu munsi. Kubera imiterere y'uburyo tubonamo sale, twifuje kujya tunyuzamo mu mezi 3 tukaganira kuri izo nyigisho z'umuryango. Umunsi wa mbere rero uzaba uri umwihariko w'inyigisho zireba abagabo,
hanyuma umunsi wa kabiri zizaba zireba urubyiruko, hanyuma umunsi wa gatatu zizaba zireba abagore. Ariko ndabasaba mwese, tuzagerageza guteramo intebe nyinshi, ndabasaba mwese ngo muzazitabire. Nturekure umuryango. Hari igihe umwanzi akurasa, wenda yaguhaye, yabateje nk'umugabo ari umupagani, wenda yarataye urugo, yarababaje abana, noneho bavuga ku nyigisho z'umuryango ukajya wumva ntizikureba. Abameze batyo ni mwihangana, ukumva ntizikureba kuko wowe ku muryango wacishijemo gome. Muri make umeze nk'aho udafite umuryango, cyangwa ufite ukuntu wababajwe n'ababyeyi cyangwa n'abavandimwe cyangwa n'umugore, byarakubabaje ku buryo ikintu kireba umuryango wumva kitakureba, cyangwa se waramaze no gutandukana, uri muri divorce, cyangwa yararangije no kumva ikintu cy'umuryango ntikikureba. Kiratureba, vuga ngo kiratureba. Yego, muzaze tubibemo. Tuzajya nyuma ya buri nyigisho dusengera umuryango. Ikindi ushobora kumva utari umusore ariko urimo urabyara, ufite barumuna bawe se, ufite basaza bawe se, twese biratureba kandi hari ukuntu bizatugirira umumaro. Tuzaba dufite abigisha beza, tuzabana na Pastor Hasani yigisha abagabo n'urubyiruko. Ababanye nawe mu rubyiruko rw'ubushize mwumvise ukuntu twahawe umugisha, afite ubutunzi bw'Imana. Hanyuma mu badamu tuzabana na Pastor Liliose wa Omega Church, harimo wenda abamuzi. Haleluya, Imana nibishimirwe. Rero tuzabyitabira. Hanyuma dusigaje guteranira hano uwa gatatu umwe, niba ntibeshye, uwa gatatu taha tuzateranira hano, sibyo? Undi wa gatatu tuzaba twaratashye hariya haruguru, tujye tubyibuka tubibwire n'abandi. Umwami Yesu abahe umugisha. Hanyuma iminota rero nsigaranye ngiye kwivuga mu ijambo ry'Imana. Amen. Ariko nanjye mfite ishimwe. Muziko ya mashuri najyaga mpora mbabwira yarangiye. Haleluya. Ni igitangaza pe. Nyambwira abantu ngo wagira ngo ni ngiye muntu wenyine wize ku isi, kuko niganye gutaka no gusakuza kwishe. Ariko ndashima Imana yo kabyara ko ayo mashuri yarangiye. Kandi ubwo bachelor's degree ngomba kuba nyize nk'imyaka 6. Uti byagenze gute? Ewe, nago natsindwaga kubw'ubuntu bw'Imana, ariko murabizi ibintu byagiye biba ku mashuri ya theology muri kino gihugu, mugatangira kuko hatujuje ibyangombwa hagafungwa. Ubwo rero niko natangiye kera nko muri 2017 nzunguruka nuko bukeye rero nza gusubiramo ubundi bushyashya. Ndangije kwiga hano haruguru. Abafite inyota y'ijambo ry'Imana kandi ufite umuhamagaro ku buzima bwanyu, karibu hano muri New Life. Harimo ishuri ryiza n'abarimu beza. Ubwo rero naho ndangije mu cyumweru gitaha tuzaba dufite graduation. Murumva ko nibitangaza. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Ubwo rero kubura kwanjye nzajya mba nitwaza ibindi, kuko nabonye umwanya utajya uboneka. Niyo amashuri avuyemo ntihabura ibindi. Hanyuma munansengere igihe nikigera nzakomeze nongere nige. Uturongeye kandi urabuze. Haleluya. Reka tuganire rero ku ijambo ry'Imana. Turakomeza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turakoresha ino minota, ntabwo turi butinde, aho umwanya urangirira tugeze tuzakomeza. Nongera kubakangurira kuba muri ya gahunda twatangiye yo gutunga ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Arimo ababitangiye. Uyu munsi twashoje igice cya kangahe? Cya kangahe? Cya 9 cyandi cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Murabona uburyo byihuta bwanditswe na Matayo. Turashimira abatwohereza ibibazo. Cyumweru nikirangira tuzajya dufata umwanya wo gusubiza kuri ibyo bibazo, kandi turabasaba kubibamo, kuba muri iriya jambo ry'Imana, ukaryumva ukongera ukaryumva kugira ngo rigwirire mu mitima yacu. Ntukibwire uti se ko ntabisobanukiwe. Ijambo ry'Imana n'ibyo kurya, ibyo tutarasobanukirwa ntibibura kutugaburira, kandi igihe kiragera Mwuka Wera akagenda abitwigisha. Ikindi, uramutse ufite umutima ndetse n'ubuhanga mu by'ikoranabuhanga, wegere Didier. Ni akazi kenshi mu by'ukuri, murebe uko mwabafasha. Hari ukuntu urimo kubona iriya video isohoka, twagerageje gushyiraho ibyanditswe kugira ngo umuntu ufite akanya atari ukumva gusa agire no kuba arimo kubisoma, yinjirize mu maso, ariko mbabona bitaryoheye ijisho. Iyo umuntu ataragira inyota y'iby'Imana cyane, ibintu bitaryoheye ijisho ntabire. Ufite ubwo buhanga rero n'uwo mutima, kuko ni umurimo wo kwitanga kandi w'igihe kirekire, mwabegera mukabafasha. Kandi dushimira abitangiye uwo murimo barimo no kubafasha. Mwami Imana bibahera umugisha. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 2 murongo wa 13. Tumanuke gatoya. 13 hatangira avuga ngo Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu.
tukiri kuri uyu murongo ndifuza ko wakongera kwizera timing y'Imana, igihe cy'Imana. Sibyo nshuti z'Imana? Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Yesu yapfuye mu gihe n'ubundi cya Pasika. Muribuka Pasika bari barayitangiye muri Egiputa, igihe umwami Imana ababwira gusiga amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'umuryango kugira ngo umuntu uri muri iyo nzu wese akire. Ni ukuvuga ngo Pasika ya mbere bari barayizihije muri Egiputa. Umwami Imana basaba ko bazakomeza kubyizihiza. Ni ukuvuga ngo buri mwaka babaga bafite Pasika. Ndumva nshaka kubwira ngo wiringire, usenge, ukore igisabwa, ugwize imbaraga z'umwuka, uhangane na Satani, ariko wiringire timing y'Imana, igihe cy'Imana. Imana iteye ubwoba. Tekereza Yesu noneho igitambo cy'ukuri agiye gupfa neza neza mu minsi ya Pasika. Mwibaza ko ibyo ngibyo ari impanuka? Ntabwo ari. No ku munsi wa Pentecote, murabizi ku munsi wa Pentecote iyo minsi mikuru y'umusaruro bari bayisanganywe, iminsi mikuru yo kuza gushima Imana ko yabahaye kweza. Ariko n'ubundi na Pentecote y'ukuri, gusukwa k'umwuka wera byabaye n'ubundi mu minsi mikuru ya Pentecote. Murumva Imana iringire igihe cy'Imana. Haleluya. Ntucogore mu mutima, ujye usenga, wirukane Satani, urwane, ariko wongere uvuga uti Imana niringiye imikorere yawe, niringiye igihe cyawe. Haleluya. Igihe cy'Imana rero kijya gitandukana n'icyacu, ariko igihe cy'Imana ni cyiza. Yesu yapfuye mu minsi bizihiza n'ubundi Pasika, ibyashushanyaga urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, ndetse na Pentecote isohora muri iyo minsi nyine. Imana iriyaranja igakora. Urumva ku munsi wa Pentecote inkuru z'ubutumwa bwiza zagombaga kujya ahantu henshi. Rero Imana yagombaga kurindira abantu bateranye mu mujyi Yerusalemu ari benshi cyane kugira ngo ubwo butumwa bwiza babutware. Muribuka ko Petero yabwiriza arimwe avuga mu rurimi rwabo nyine rwo bari bavuga, niba ari Kigalilaya, niba ari iki simbizi, muri rwa rukiga bajyaga babasekamo babamenya aho baturuka. Arimwe avuga buri muntu wese wavuye mu mahanga yose. Ni ukuvuga ngo bene wabo b'Abayuda bari baratataniye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mwibuka ko bira bintu tubibona, buri muntu wese ngo akumva bavuga ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwabo. Kubera iki? Imana yashaka izo nkuru zigenda hirya no hino mu isi. Haleluya. Imana iri yaranje ibikora abantu bateranye ari benshi kugira ngo iyi mirimo y'Imana bayitware. Ndumva mpisemo kwizera timing y'Imana. Haleluya. Hari igihe bitandukanye natwe, umuntu ukajya wumva uzi ko Imana igikoresha n'amafuti yacu, igakoresha kurorongotana kwawe no kwica ibintu kwawe n'amahitamo mabi yawe, ariko twagaruka munsi yo kubaho kw'Imana, Imana ikabikoresha kubw'icyubahiro cyayo. Mwana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Pasika y'Abayuda rero yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Muri make agiye gupfa, ariko birahuriranye neza n'iminsi ya Pasika y'Abayuda. Ngo ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanye imigozi. Yesu yari serious, ayigira nk'ikiboko. Kiboko muracyumva? Ariko abapolisi ubu baracyagira ikiboko ngo nabakera kiracyahaba. Ngo abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko. Bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga n'inuma. Mwibuke ko kubera gutamba ibitambo abaturuka kure barazaga bakabigura bageze hafi y'urusengero. Ubundi mu gikari aho abanyamahanga bagarukiraga byari byemewe kuba wahakorera ibyo byose, ariko byari byaragirenze aho ngaho babizana no mu rusengero. Ikindi, hari ubwoko bw'amafaranga bwari bwemewe gutambwa. Ni ukuvuga ngo n'ubundi byari bimeze nka forex bureau, wazanaga ayo mafaranga badatura ukagurana. Noneho abatambyi rero bari barabyungukiyemo, byarabaye ubucuruzi. Nako kajagari kose kateye Yesu umubabaro, kubera ko ku murongo wa 17 atubwira ngo ishyaka ry'inzu ya data rirandye. Afata rero icyo kiboko abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amera ifeza z'abaguraga inuma, ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Haleluya. Aramutse amanutse muri iki gihe turimo, ndatekereza ko hari ibiboko byinshi byakwanga mu nsengero zimwe na rimwe. Kavuga ati nimukuru ubucuruzi hano, mureke kungukira ku marira y'abantu, mureke kubeshya abantu ngo batange za Isaka, mureke kubeshya abantu. Buriya rero iyo umuntu aruhijwe n'ikibazo, ibintu byose umubwira arabyemera. Mbere najyaga ndakara, ariko n'ubundi murabizi ko ngizamo nkarakara. Nibaza ariko uyu muntu bamushutse gute ku buryo yemera gutanga ibintu byose. Ariko nsanga umubabaro n'uburetwa bwa Satani bushobora gufunga umuntu amaso kugeza igihe yemewe ikivuze cyose. Yesu rero amanutse mu mubiri, yacisha ikiboko ahantu henshi haba amateraniro.
cy'abantu barimo bungukira mu mirimo batitaye ku bugingo bw'abantu, bababaramwo amafaranga aho kubaramo ubugingo bukira, aho kubaramo ubuzima buhembuka, aho kubaramo abantu nubwo abazi ko dushobora kugera imbere tukamwihakana, ntibimubuza kudukunda. Yongeye Petero andi mahirwe. Mwibuke ko yari yabimubwiye, aramubwira ati Petero, umwanzi yagusabye kugira ngo akugosore. Petero akamubwira ati nibishaka bibe no kugera mu rupfu. Ariko Petero ndamukunda, yegeretseho n'akandi kantu ko kwiyemera, aramubwira ngo nubwo abantu bose bakuvaho njyewe Petero turi kumwe paka mu rupfu. Ariko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Petero ageze imbere aramwihakana, arongera aramwihakana. Inkoko imaze kubika Petero ararira. Reka nkubwire akantu, ntukajye wicira witeka. Hari igihe kwizera kuraswa, none ukivuma, nyamara Yesu wananiwe guhamya, we nta kuvuma. Uzi ko azutse atabwiye Petero ati hanyuma ko nari narabikubwiye, bwiyemezi bwawe Petero, ubundi njyewe naho nari guhera nari buhure na Petero nkamubwira Petero, hanyuma ngaho mbwira, wari wanyemeye ngo turagerana no mu rupfu byagenze biti. Ariko Yesu suko yaje. Nimusoma mu butumwa bwiza, ndimo naga kujya ku kindi gice kumba nta yindi minota. Nimusoma mu butumwa bwiza muzasanga yaba marayika yabwiye abagore, arababwira ngo mugende mubwira abigishwa be na Petero nawe. Haleluya. Mumubwire ko muzahurira aho yari yarababwiye i Galilaya. Na Yesu ubwo arongera arabibabwira, mugende mubwire abigishwa na Petero. Hanyuma muri Yohana rero igice cya nyuma, Yesu araza asanga basubiye kuroba, kandi Petero n'ukuri koko yari afite n'ubuyobozi muri we, yari afite leadership muri we, kuko yaravuze ati Yesu subiye kuroba, bose baramukurikira bajya kuroba. Hanyuma umwami araza bakorera breakfast, abokereza ifi, umutsima ntumbaze ngo yawukuye hehe, n'ifi yaje gufata ku zindi barobye sinzi aho yari yazikuye, ariko murabizi ko hamagara ibitariho bikabaho. Hanyuma arabokereza ifi, abokereza umutsima, baraza. Petero yaramukundaga nubwo yari yananiwe. Yewe umukunda we ari kugeza imimisi yo kunanirwa. Ntureke kumva ijambo ry'Imana, niryo riduhembura. Igihe kizagera aho hantu harenge, ariko ntukemere uburiganya bwa Satani bugukura munsi yo kubaho ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko niho tubyibuhira, niho duhembukira. Petero amubonye ngo ahita yinaga mu mazi, agenda yirukanka aramusanga kuko yaramukundaga. Hanyuma Yesu bahuye ntiyamubwira ati Petero, ko wanyihakanye kandi narakubwiye. Oya, barongera bakora ikimeze nk'igihango, bimeze nko kumukura mu isoni. Hambwa ati Petero urankunda? Yego mwami ndagukunda. Petero urankunda? Urusha aba bose kunkunda. Aturabizi mwami ko ngukunda, kandi koko yaramukundaga, ariko yari afite intege nkeya. Arambwa ati ragira abana b'intama banjye, ragira umukumbi wanjye. Amugarura mu murima. Hanyuma Petero, haleluya, wa mugabo wahoze yuzuye ubwoba, yuzura imbaraga zo guhamya, arinda agera mu rupfu atabivuyemo. Haleluya. Izo mbaraga ziracyahari ku bwacu. Abamaze iminsi twaragira ubuntu bwo kugendana n'umwami. Urabizi neza ko ahantu wagize gutya ugasanga waraharenze utazi ukuntu waharenze. Urabizi ko hari ibintu byakubashaga bitakikubasha. Haleluya. Harimo ibikubasha uyu munsi, ariko hari n'ibyo wabashije warenze kandi naho byagiye. Izo mbaraga ziracyari umugabane wabera. Haleluya. Iyo tuba mu ijambo ry'Imana turimo kugira ngo tukumenye, no kugira ngo ibyo bitukuzure. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha. Haleluya. Ni ukwizera kwacu. Umwanzi nta kindi agambiriye, ni ukurasa kwizera kwawe. Ariko nukomeza kukugaburira ijambo ry'Imana, uzagira kwizera kutagihungabanywa n'umuyaga. Haleluya. Petero arinda agera mu rupfu atongeye kubivamo. Aravuga ngo ntimumbambe ng'umwami wanjye. Tekereza izo mbaraga za zindi zari intege nkeya, zihisha n'umuja, zihisha n'umuntu wese, ariko agwiza imbaraga arahamya. Mwami Yesu atugire neza. Reka duhaguruke dusenge. Bahaye umukoro, nubwo turimo dushyira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, ugenda usoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuzakivugaho ubutaha. Biriya bimenyetso byose byari bibereyeho kugira ngo tumwizere, kugira ngo tumwizere. Haleluya. Kugira ngo tumwizere. Muri iki gice cya 3 niho dusoma ku mirongo yo hepfo.
itubwira ko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ku murongo wa 16, ndasaba ngo ntukubere uwo ufata mu mutwe, ahubwo bikubere ubuzima. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyane, mu ngorane zawe, mu bikugora, ntabwo Imana igukunze gahoro. Cyo ni ikinyoma cya Satani, aho umuntu aca mu buzima bw'umukara, mu buzima bw'umwijima, akajya agira ngo urukundo rw'Imana rwaragabanutse. Oya, kuko yakunze abari mu isi cyane cyane cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoze ibyo ngibyo, yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho. Baduhaye ikigereranyo cyoroshye, aravuga nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, inzoka y'umuringa mu butayu, ngo hanyuma uyirebyeho wese agakira. Cyari ikintu cyoroshye. Tekereza ubumara bw'inzoka bwica, kuko bwaricaga kandi bwishe benshi. Tekereza ubumara bw'inzoka kukurya ku kaguru cyangwa ku kirenge, hanyuma umuti ugahinduka kureba ku nzoka y'umuringa. Byari ibintu biri fani, byari ibintu wakumva ari ubucucu. Niko kwizera umwana w'Imana ntago bikwirwa mu bwenge. Uravuga uti ni gute namwizera icyo yakoze ku musaraba? Ese ibyo birahagije? Yego birahagije, yego birahagije. Ndagira ngo ufate akanya gatoya utekereze si ibimenyetso n'ineza ye n'ubuntu bwe bikeya cyangwa byinshi wabonye ku buzima bwawe, ese byaguteye kumwizera? Ubutumwa bwiza buravugwa kugira ngo umwizere, kugira ngo uhabwe ibirenze bishira, uhabwe ibirenze bishirire n'ahangaha, uhabwe ubugingo buhoraho. Reka turimbe indirimbo ya 93 tuvuga ngo umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho. Ufata akanya ko gutekereza, ese waramwemeye? Ese waramwizeye? Niba utaramwizeye, ubuntu bwe burahari, akuramburiye amaboko, akuramburiye amaboko. Umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereyeho, wambereye umucunguzi, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha inzira ye, ngo nsengeshe Yesu wanyogeje, warangije kundokora, duwawera uruwanjye, iryo jwi ryawe ry'inginga, naburane kugita, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha inzira ye, ngo nsengeshe
twajyaga turorongotana mwami mu by'isi no mu ngeso mbi, none tukugarutseho ntitwifuza kuzimira. Uri hano, urifuza ko Yesu ayobora ubuzima bwawe, wazamura ikiganza twagufasha gusenga. Urambiwe kwiyobora, urabizi ko uri umunyabyaha kandi kutakwikiza, kandi ukeneye imbabazi z'Imana nk'izo yatugiriye. Wazamura ikiganza twagufasha gusenga aho uri, ukeneye imbabazi z'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe musubiremo aya magambo mwebwe mwazamuye amaboko, kandi turangiza ntimwihutire gutaha, muze kuza hano kugira ngo umukozi w'Imana abavugishe. Mbasabe musubiremo aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, ngusabye imbabazi ko maze imyaka niyobora, nciye bugufi kugira ngo unkize. Urakoze kunyakiriye, urakoze kunyemeye, natuye ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Nguhaye ubwami bw'ubuzima bwanjye, ngwino umbere umwami, ngwino unyobore. Urakoze kumbereye umukiza, urakoze kunkijije urupfu rw'iteka, urakoze ko wanditse amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo, urakoze ko ntakirimbutse ukundi, mbaye umwana wawe. Urakoze Mwami Yesu. Data, turagushimira abahungu n'abakobwa baguhaye ubuzima bwabo. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri bo, ni umunsi barekeyeho kwiyobora, ni umunsi bakwimitse nk'umwami n'umukiza. Turabasengeye nk'ubuntu waduhaye, ukadufata amaboko, ukadukomeza muri uru rugendo, ukatwuzuza inyota y'ibyawe, ubwo buntu bwuzure mu buzima bwabo, kuva uyu munsi kugeza igihe bazarangiza urugendo rwabo hano mu isi. Turabatandukanya n'ibitagira umumaro, turabatandukanya n'inshuti mbi, ahubwo bashinge mu nzu yawe, bashingwe mu gakiza kawe, kugira ngo bumve amagambo y'ubugingo umunsi ku munsi, maze bakurire muri wowe, bagende barushaho gusa nawe. Ubahuze n'inshuti z'umumaro kugira ngo zibafate akaboko bakomeze uru rugendo. Data, tukweretse n'abana bawe bari bararashwe mu kwizera, bacogoye, bari mu bacumbagira, ibibazo by'isi bibarushije imbaraga. Ijambo ryawe riratubwiye ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, ngo kandi uku niko kunesha ni ukwizera kwacu. Turasenze ngo uyu mwanya kwizera kwabo guhemburwe, ijambo ryawe ryongere rigwiriye mu mitima yabo, kugira ngo bahabwe imbaraga zo gukomeza urugendo, bagenda bagwiza imbaraga igitondo n'umugoroba, bagenda bagwiza inyota, ntibongere kunyagwa. Ijambo ryawe mu mitima yabo, igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake, kandi bizere imbabazi zawe, bizere imbaraga zawe, bizere gukomezwa nawe. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutaha. Niba ari ubwa mbere wakiriye